gute soje wambara amajipo nago byakunda nago birari ibintu byanjye byarananiye Bucis ego amana tuzakorana ikiganiro yambaye ndebe ko byakunaniye iyi akaritsiye utuyemo rero ugiye kuyinyeganyeza bucece akateretswe n'Imana uwo azengereje abaturage ngiye shaka umugabo wanjye n'umugabo umwe mfite tubyaranye inshuro 8 Kigali imbora ibirandyohanye nta soko ngira nzabagurisha nukuvuga ngo ngiye kuvuga guki icyo gitendo nuko nahuye n'icyo kibazo ngiye umugabo wanjye akabafunze turababaye abagore bigize babi bararara amajoro ari abafite abagabo ari abadafite abagabo sina wanjye gahura n'amacinya ngiye kubibwira mudugudu tudakigegera mu rugo mudugudu ntabwo twara turi abantu akanyanga mu mutaranda kakoroga we ntabwo uzi wari ushatse kwigereza wambeza amaze wawe niyo wasanga iki njye ni isaso ry'umukecuru yari nsanzwe mfite ikibuno kinini nuko nyine umuntu aba ateye nabi nuko abantu batakibona ntago baba bakitaye ubundi si muri ipantaro icyo kibuno wakikura ibitutsi none nta nubwo bigituka wumva bituka icyo bita ikiremwa muntu biteye ubwoba biteye isoni bageze naho batuka ababyeyi b'umuntu sinzi hariho indirimbo ureba umuntu ngo yahanze witwa ngo ni umuhanzi ukibaza nk'uyu nguyu yayihanze yanyoye ibiki ingoma nje nsora n'ingoma nakunze kumbwira ngo nunkunda cyangwa urankunda ibyo ntago bindeba ukora umuntu muri kumera ukamuhindura je niba nagwaye ingoma niyo mfite ntago negeka icyo nsora n'umuhanzi hari igihe wibaza ati yari yanyoye ibiki uyu muntu ajya guhanga ibi bintu wirinda kumva ni umuhanzi uwo muntu wasaga abanye urumozi rero rihanangiriza abo bantu bose bari bwiyumve muri ibi mvuze hari bahanga ibishegu bogeza ibikorwa by'ubwomanzi n'urukozasoni n'ubusambanyi yes ndasambana for real ndagufutije mu gitabo cy'ubugingo n'ikaramu igufuse ndayipfunye noneho haje n'abahanga batuka abantu noneho sinogo ukumva baratuka icyo bita umubyeyi wari we wese umuntu wese ukumva yatutswe ribira bihanangiriza irabaha ubutumwa bwo kugira ngo babivemo nibyo kabisa iyi nkuru ntabwo narigeze nyivuga ariko uyu munsi ni mwiza kugira ngo nyivuge hanyuma Silverback ije kurwana rwose kurengera umwana wayo wari uduherekeje aratubwira ngo nce bugufi twese twice bugufi twicare tugaragaze ko twebwe tudashaka kurwana turashize noneho naho ubundi dushobora kugira ibyago turabikora hanyuma uwo mushyitsi arahindukira aranyongora atari ko ati ntabwo wazibwira kuri perezida w'iki gihugu Viewers, apologize, I'm continuing.
muranyumva hariya uwo twari kumwe umushyitsi arambwira ngo nimubwire ingagi mbwire Silverback ko ndi perezida w'u Rwanda nta itari ikwiye kuntinyuka. akwiyamye ma akwiyamye sha mu ikanisa mu itorero hameze nko mu mashuri asanzwe. Nuvuga ngo mu ishuri risanzwe hari abana bari muri maternelle, hari abari muri primaire, hari abari muri secondaire, hari abari muri kaminuza, hari n'abandi bari yo hejuru. Kandi buri munyeshuri wese ahabwa isomo bitewe na level agezemo. Abana bo muri maternelle no kwirirwa gusimba. Muri primaire mugasimba buke, muri secondaire block, kaminuza urakubwira nushaka gushiramo ekutere ni wumve nutumva uzubanza ukishura bakakwigisha uri mukuru urimenya. Ibindi byo hejuru nuko nguko. Ariko dore mu ikanisa ukuntu twagoye. Dufata umwarimu umwe uza kwigisha abana bo muri maternelle no muri primaire no muri secondaire no muri kaminuza bose ngo bigisha isomo rimwe bose batahe banyuzwe. Niyo mpamvu bazabazana ntagaho yabwiriza ukavuga ngo nje ngo sinza mwumva. Baza mwumva swali yazanye maternelle muri kaminuza wowe uracyari muri maternelle ukeneye abasimbuka. Hey y'all, come look at this. Mfite mikrofone wenda ko ndumva ari nje wazamutse cyane ku kandi kunda kuvuga za menishi kugira ngo nawe utarangara. Turashima Imana ko Imana abanye natwe kuba twavuye iyo dutuye tukaza kwisanga hano. Paulo yabwiye Kaini. What? Paulo yabwiye Kaini. Aramubwira ngo Kaini we bitebza. Amubwira amagambo abiri. Ese ko mbambonda udakeye. Utangire ngo Yesu we Mana data wa twese ngo nari naragusabye umugabo ngo soyo nguyu wa ngo soyo nuwuhe washaka wamujanira giki kuko utamenye bwa bundi ko atari nigiye bakubuje ngo banze umureke ndi wumve Imana izamuhindura ibaye itaraguhindura nawe ngo iramuhindura. Ayiwe harimo mperutse kubona ndahwera mbura uko ngira kandeke kubivuga byoja kugira kuko ni kuri YouTube. Tutaragira kamera mu ikanisa abantu benshi bavaga mu rugo bafite gahunda yo kuja gutegera, ariko ubu nyine umubare w'abantu benshi uri mu kuva mu rugo uri mu kuja mu ikanisa ugiye kuvuga ari mu kuva imvuzi muhira mu rugo. Nuko umuntu wese ari mu kugera mu ikanisa akumva ko nadatambuka hajya imbere ngo afate microphone avuge yego tazomenyekana. Akazamagira uca mu ikanisa ngo umwe ngo atanze akabizu mu ikanisa. Sinari mpare narabikurikiranye, ariko iyo mpaba ko kabizu mba naragafatiye mu kirere sinari kukemera.